Okay guys, ngwaye ikaze kuri channel yanjye tutekeke nkuko bisanzwe ngenda mbarebera platform twiza twizewe wakuramo amafaranga yawe mu gihe ushaka gukorera amafaranga online. Nkuko bisanzwe anga urabona naga platform karacyari gashyashya kasotse uyu munsi, dore urabona yuko maze kubikuzamo 5,450 kuri balance yanjye mfiteho 1,600 kubikura make aba ari 2,500. Ngiye kukwereka noneho ukimara kwiyandikisha urahabwa 2,500 ya welcome bonus uhite unayabikuza ako kanya. Ikiza cy'aka platform rero katuzana kuri product zako twihusa ka video kugira ngo kataba karekare ngira ngo urabibona neza. Ikiza cy'i platform urabona yuko ushoramo 2,500 niyo make yo gushora 2,500 kajya bikuza 300 bakaguha 375 ku munsi mu minsi 150 washa 2,500. nayo ikiza cyanga uba washa 2,500 bakita gukubita bonus ya 2,500 ya yandi washoyemo ukahita uyabikura ya mafaranga yawe washoyemo, hanyuma ugakomeza ugakuramo n'inyungu y'aya mafaranga. Urukumva ko nta gihombo kiba kirimo, reka wenda bitewe nawe ushaka kugura iyi product ya hejuru kugira ngo ujye ubikuramo menshi nabwo nta kibazo, nabwo waguriye bitandatu aba aramanoza menshi. Harama ya 15 ukajya ubikura 2,400, hari 30 uhitamo iyo ushaka. Mbega gusa ku bantu twikundira gufata risk ya market turayita twishorera 2,500 bahita banayadusubiza tuyabikura ubundi dutegereza inyungu. Iki nicyo cyiza cy'aka platform, ntago gahangayikishije ku buryo bavuga ati ngo urahomba mu mafaranga yawe. Nuko nguko kari gukora nawe wakajoininga. Dore urabona yuko iyo ugiye kubikura ni nk'ibisanzwe ku bantu bari muri groupe yanjye, ngira ngo urabibona. Ushiramo banke, ushiramo amazina yawe hano hejuru hambere, ushiramo amazina yawe aha hambere, ushiramo banke nako Airtel cyangwa MTN, hano gashiramo aha kabiri amazina yawe, hano gashiramo nimero ya telefone ushaka kubikuriza. Okay, nuko nguko kari gukora. Urabona minimum yo kubikura urabona yuko ari 2,500 bakagukata 20%, ariko naga platform karizewe kasotse uyu munsi waba ugakora niba ukunda gufata risk. Noneho iyo ugiye gukora recharge uhituza hano kohereza za 2,500 wowe uhituza ukikandira ahangaha niyo ukanda kuri 2,500 ukahita uza ugakanda confirm. Amara gukanda confirm, abantu gukora disposal ntago biba bikaze cyane. Hano ugashiramo nimero yawe ya telefone ushaka kubikuriza, niba ari Airtel ukabishiramo, niba ari MTN nabwo ukayishiramo. Reka dushyiremo za MTN, hanyuma ukaza ukahita wikandira ngo confirm. Iyo mumaze gukanda confirm uhita ugenda ukohereza 2,500 kuri iyi nimero. Amazina ni Emmanuel. Iyo wamaze kohereza amafaranga ukahita uza ugakanda hano ngo refresh, amafaranga ahita agera kuri account yawe. Niyo utakuri kuraza gukanda kuri refresh automatique uhita uyasanga kuri account ako kanya immediately. Nuko nguko wakajoininga, nta bintu byo kuvuga ngo uzahomba kuko amafaranga washoye bahita bayagusubiza ako kanya.